murakoze cyane tugatungana. Bimeze bite wanjye? Cyari saa cyane mwe mumeze mute? Nari Vistortera, shabundi ugira amazina ngahe? Amazina ni menshi. Gerard Polifosta, Wichela, The Caterpillar, Magnum, Amahe, kane. Urumva yabaye nk'ayishoka. Amahe bivuga iki? Amahe ubundi abantu babizi kera Amahe bavugaga yuko ari abasirikare. Bari abasirikare. Ukuvuga nanjye ndi umusirikare ku rundi ruhande. Ni abasirikare barwaniraga ikihe gihugu? Ni abasirikare muri rusange. Indirimbo yawe wise Komiyo G, ndakeka niyo ndirimbo yawe nshyashya iri hanze, audio ndetse na video. Reka tubanze turebe ubundi G bivuga iki? G bivuga nk'umuntu wawe. Njye cyane G ni General nyine itangiza izina ryanjye. General G ni umuntu wawe. Komiyo G ni umuntu wawe nyine muri make ni slang. Umuntu yakubwira ariko se G wanjye ibintu nk'ibyo nyine se. Hanyuma reka mbere wenda yuko dukomeza n'ibindi bikorwa bya bigiye bitandukanye, reka tubanze dushinga agati kuri ino ndirimbo yawe wise Komiyo G. Buri iyi ndirimbo bashaka kuvuga iki? Urabona abaraperi dukunda gukora indirimbo z'ubuzima busanzwe, tuvuga ukuntu wenda izo buzacu cyangwa se turemamo abantu agatima cyane kurusha uko twaririmba no mu rukundo cyangwa se uvuye no ku bindi bintu bitandukanye. Niyo mpamvu rero indirimbo mbavugamo ibintu bitandukanye, wenda umukobwa nabengutse nkamusaba yuko yambera umuntu wanjye. Ndi muri iyo njyana wenda singewe wenda navugiye n'undi ku rundi ruhande, navugiye n'undi umuntu wifuza wabengutse wenda umugeni runaka akavuga ati ngende uvambira umuntu wanjye kubera iki tutarwubaka. Niko Komiyo G nyita umuntu wawe, ngira umuntu wawe kabisa kugira ngo ejo n'ejo bundi turwubake. Ni muri urwo rwego rero navugagamo nyine kuvuga ku mukobwa nabengutse musaba yuko yambera umuntu wanjye by'umwihariko. No kuvuga ko umuraperi yari yatomye. Wenda abaraperi ngo ibintu bijyanye no kuririmbira abakobwa, gutoma abakobwa ngo birabagora. We ntabwo bijya bikugora? Buriya abaraperi ahubwo nibo banakunda cyane, nibo bagira imitoma. Rimwe na rimwe rero baba bazi no guteka cyane, wasanga inganzo nyine yaragiyemo neza. Uyu muntu wabwiraga ngo akwite yo G arahari cyane nta n'ubu hari na inspiration gusa? Umuntu nabwiraga Komiyo G nashaka bese anyita G wiwe. Arahari? Ntabwo yabura ntawe ndi umuhungu mubi. Ntabwo ndi umuhungu mubi kabisa. None uri gupanga no kuduha amazi igihe ki? Tuzarisoma igihe ki? Oya muzarisoma ahubwo pitanagura ka gakote kawe vuba nzakubwira. Wenda nko muri make nk'ibintu nka bitatu ushobora kubwira mujene uri kwinjira muri muzike cyangwa se n'undi uri kutwumva muri kano kanya akavuga ati mu bintu Noza Generous 44 afite ibi bintu bitatu yabikuye muri hip hop nibi? Nabanza kubagira inama abantu nyine bashaka abana bato baba bashaka kuza mu njyana cyangwa se bashaka gukora injyana. Icya mbere ntabwo washyiraho amafaranga cyane imbere, ariko sivuze ko atajya zaraza. Icya mbere wenda kiri muri rusange nabonyemo kiruta ibindi ni abantu. Kugira abantu kwawo ukumva Gisenyi baraguhamagaye ngwino gusa turi kumwe mu anniversaire muki, aho ngaho turakwishyura abona income cyangwa se ngwino mu gitaramo hirya no hino. Abantu muri rusange nagiye kuvuga mu byiciro bitatu barumbajije, abantu muri rusange kandi ibintu ni abantu. Aho ngaho niho income yanjye kurusha ibindi kuko amafaranga araza, kandi numva naje hip hop ifite byinshi yakoze. Umwana ufite imana ariko atari babandi bumva urugo rwose rwagira umusani cyangwa se rwagira umuhanzi. Abantu bafite imana nibo bakwiye kuza bagakora n'akazi nk'akandi. Abandi hari ibintu bavuga ngo ni ibintu bifatika. Umuntu akakubwira ati wenda iyi modoka ndi kugendamo nayiguze kubera ko nkora umuziki. Nibyo nayo nakubajije. Ubwo biruka imuhanga ya modoka biruka kuzamo siko nayo nayitiye. Iyo nayo yavuye mu muziki. Ikindi kubera imana kandi nakwifuriza buri muntu kugira ngo amere neza muri rusange.
Keresa cyane. Hanyuma iyi ndirimbo yawe turi kumva bise Komioji iri kuri YouTube, iri kuri channel ya Rocky Entertainment. Ya ndabona ariho yabaye uploaded. Kai mu minsi yashize hari inkuru nabonye ivuga ko utakiri muri Rocky Entertainment, bimeze gute? Rocky Entertainment ni abantu twakoranye tujya no gukorana kandi twakuranye cyangwa se tuziranye mu buzima busanzwe, no kuvuga ngo bari bashyigikiye kandi impano na n'ubu ngubu impano yanjye Imana yamaye twarakoranye, ariko urabizi umwana akuze baramucuza cyangwa se aracuka akaza n'abandi bana. Njyewe ndumva ku giti cyanjye wenda hari ibyo nagezeho cyangwa se hari aho nageze ku buryo nshobora kuba mvuga ngo nabyikorera as general sport, ariko ntabwo ari ukuvuga ngo nakatiranye n'abavandimwe. Ntabwo abavandimwe tugeze dutandukana, turacyari kumwe, ariko no kuvuga ngo ibikorwa ahubwo nuko byahinditsemo gatoya, ariko bitavuze ko na support behind bashobora ko supporting umuhungu wabo kugira ngo hari ikintu yageraho. Rero iri kuri channel kuko n'ubundi n'indirimbo zanjye zose niho ziri, ariko vuba ndaza kuzindira kuri channel yanjye official General Sport kore na subscribe cyane, hanyuma dukomeze turyoherwe n'umuziki wanjye, ariko n'ubundi we are in touch n'abavandimwe muri Rocky Entertainment. Muri Rocky Entertainment waruvuze ikintu cyo gucuka no gucutswa, baragucukije cyangwa waricukije? Oya, jewe of course nago banshukije, nubwo nacutse komtel nuko nyine igihe cyageze nanjye nkabona nshobora kubyikorera. Ntabwo urumva, ntabwo wakura ngo papa wawe abakikwambika ipantaro cyangwa se akikugurira agakweto kandi ufite uburyo bwo guhaguruka ukajya kukishakira. Ibyo byose uburyo bwiza rero nabwiramo n'ubundi rubyiruko kugira ngo ntirukagutwe cyane mu buriri cyangwa se ntibakaryame cyane, bajye bahaguruka nabo bagaragare neza imbere y'ababyeyi cyangwa se bakure mu mutwe cyane. Ni muri urwo rwego rero. Ni ukuvuga ko wavuyemo ntuza contract mwari mufitanye yari irangiye cyane, nta nubwo yari yakarangiye? Ukuntu twakoranaga ntabwo ari kontra yanditse rwose, nabwo ni kontra verbal cyangwa se ibiganiro gusa. Ibiganiro kuko nyine ndakubwira mbere y'umwuga muba musabwemo muzi wo gusobanura cyangwa se njyewe mu nzo kujya mu nganzo nkaririmba cyangwa se nkarapa. Imbere yabyo byose turi abavandimwe twakuriye hamwe, ni ukuvuga ngo twabikoraga mbere. Ni ukuvuga ngo no kujya mu makaye cyangwa se mu mpapuro tugatinya, ntabwo ari ibintu twari dushyize imbere cyane. icyo twari dushyize imbere cyane ni ugukora umuziki muri rusange dutezanya imbere muri byose. Hanyuma nyuma yo kuva muri Rocky Entertainment babyakiriye gute? Ubabwiye ati ndagiye? Ntabwo navuze yuko mvuyemo komtel, ntabwo navuze ko nta n'umuntu urigeze asezera, kuko nawe ntabwo nigeze mubwira ngo ndasezera ndagiye, ahubwo ni mu rwego rwo gukora ibintu byanjye nanjye. Rocky nyine yaramfashije cyangwa se Rocky Entertainment muri rusange, ariko igihe cyo kugera nanjye mbi umuntu w'umugabo nyine ukuze mu bitekerezo, ukuze mu gushakisha nyine nkareba indi siko imeze. Ibyo nakubwiye umwana yamaze kuba mukuru cyangwa se, kandi nabo ntabwo babyanga ko ushobora kuba nakora ibintu byanjye mbyigejejeho, babyanga pe. Akaba ari nayo mpamvu rero bamfashe kugira ngo nanjye nzifashe. Ni byiza cyane wamugani, nta n'uwakwifuza kurera udakura, ubwo warakuze nyine nawe ugiye kwirwanaho. Ni ukuvuga ko kuri ubu ngubu noneho umuziki ugiye kuwukora nta management cyangwa se nta bandi bagufasha? Oya, nta bandi bari inyuma, ubu nyine ni General Sport niwe wenyine ugiye kubikora, kandi n'aba bantu ntibagire ikibazo. Ntabwo nigeze ntandukanye n'umuvandimwe, ahubwo nuko ngira ngo nyine nanjye nkora ibintu byanjye kandi bazabikunda nk'uko basanzwe babikunda. Ziracyari indirimbo, ntabwo ari soba, ntabwo ari kagari, ntabwo ari ntabirenze, ni ibintu byinshi. Ntihari indi management cyangwa se undi washaka kugufasha yagufasha cyane nta n'ukeneye? Ntabwo ari uko nta muntu wigira, urumva cyane ko ntabwo turihaza mu buryo bw'ifungo cyangwa se uburyo bw'amafaranga, ariko undi muntu ushobora kuba yabona iyo mpano ashaka kuyinvestisamo cyangwa se kuyishoramo umuziki urunguka. Anytime nimbona indi partnership cyangwa se nimbona abandi bantu bishobora guhuza tugakorana, byaba ari sawa cyane. Wenda turimo tugenda dusoza kino kiganiro twagiranaga, hari ifoto yawe mfite hano kuri telefone ndi kureba, ufite urumwe mu baraperi cyangwa se muhanzi nyarwanda bafite tatu nyinshi. Hari tatu ndi kureba mu gatuza, ni igisiga ni igiki?
ni igo ni igisiga ni igo nkunda igo muri rusange nkunda like wenda simbole yabyo cyangwa se icyo bishatse nko kuvuga mu ngando cyangwa se nk'umuhanzi nyine urabona ukuntu igisiga cye kisanzuye mu kirere. I like to be free, nkunda kuba ndi freedom kabisa, mfite freedom, ndi free nyine nta kintu urabona kiba kiri mu kirere gifite amahoro nta gihutaza gihari. Nanjye nanga kubisikana n'amahari y'abantu cyangwa se n'iki, mbona numva nshaka kuba free, ngenda umurasta cyane cyane nyuma y'ibindi byose. Mbona numva nshaka kurasta mu mutima wanjye, kandi rasta is a love like a medication. Yeah. Okay, uretse ino igo harya igo niyo kagoma? Ndumva ari ibintu nk'ibyo ariko it's kind of part. Irimo kandi biguruka. Ugire uretse ino kagoma ufite mu gituza, harandi ufite tatu? Ku kaboko k'ibumoso mfiteho gitari nk'umunyamuziki, ku kandi kaboko k'iburyo mfiteho umusaraba nk'uwemera idini ry'abakristo cyangwa se nk'umukristo uzi yuko umwana w'Imana yabambwe ku musaraba. Bifite ikindi bisobanuro, hariho amagambo hejuru, my idol protect me, haters and take me home, ibintu nk'ibyo nyine. Kuriya tatuwaje bifite ikivuze ku mubiri w'umuntu, atari babandi bayishyiraho kugira ngo berekane ibindi bintu. Zirera zisengera. Ati kuba wallahi. Egire mbwira. Bari muhanga kwanza, bari muhanga babwire ko bakunda bifite cyane. Ko bakunda cyane bari muhanga mu majyepfo en general. Nozo zasengera he? Yozi muhango zatera. Katedrale ni yera. Ako nzayishaka cyane mu cyambere ndayikunda. Uri umukatolike? Cyane rwose. Uheruka muri message cy'insengero zirafungwa. Agafata ukarisya kandi niho ndi wabyara umwana muri batise, umwana wawe ndamushaka mu byari muri batise. Amasakaramentu urayujuje? Amasakaramentu urayujuje, ubwo asigaye gushyingiranwa? Asigaye nyine yo gusezerana, kandi nakubihanagura agakote vuba ngaha rwose ndabaye ibirori, kandi hano ndi gukina nawe pita. Uheruka gusenga gihe ki? Anje ndasenga buri joro. Oya kujya mu kiliziya? Usibye bino bihe bya covid byakaze, insengero zirafungwa ntumbeshye. Insengero zirafungwa ariko sinakubeshya, kandi ngo nkubwire ko ndishyashya ngo ngwiye ngo meruka yose sinabeshye n'abanyarwanda, ariko gusenga biri mu bintu nubaha, ndasenga nubwo njye no kwiyerekana ku murongo w'abantu bagiye gusenga. Ugomba gusenga kandi nibereka abantu ko bagiye gusenga, ugasenga wowe kubera yuko ari ngombwa gusenga. Gusenga n'ubuzima, gusenga n'imibereho. Hanyuma General, turimo dusoza kino kiganiro twagiranaga, ibikorwa bishyashya bigiye gukurikiraho n'ibihe? Vuba rero birahari, ntabwo bizatinda kuko hari indirimbo na Rafiki twakoranye ubwo duheruka aho ngaho. Ndabyibuka. Biri mu byibuka baribeshya, n'abandi bantu bagiye batandukanye. Hari indirimbo yitwa Umunyarwanda nziza, itaka umunyarwanda koko. Umunyarwanda cyangwa umunyarwandakazi? Oya, umunyarwanda muri rusange. Umunyarwanda ariko nyine bwa buryo bw'umuhanzi tuvuga umunyarwandakazi kwa, ariko tuvuga uyu muntu ni umunyarwanda, ariko kuko abantu cyangwa se abanyamahanga batazi ibintu nakwita umusuma, ngo twongereho ngo ni umusumakazi, ngo twabyongeyeho ya n'umunyarwanda official. Mu Rwanda niho dukeneye cyane kongeraho ngo ibyo musuma ngo duhindure femine muri ibintu nk'ibyo. Ariko ntabwo ari ngombwa, ariko hari icyo twavugaga ko abazabyumva byose biri mu buhanzi. General C44 wakoze cyane. Nakoze cyane, twatunga abantu bo mu majyepfo basuze n'abanyarwanda muri rusange, kuri uyu mwanya muduhaye muraba agaciro cyane.